Igitondo cyiza kuri mwese mukurikiye Jean Pierre TV. Uyu munsi ngiye gukwereka uburyo wakwifungurira Google account yawe mu buryo bworoshye. Biroroshye cyane, wabikora nawe bigashoboka. Fata telefoni yawe cyangwa se ufate mudasobwa niba ariyo wifuza gukoresha, unyuze hano handitse create account, ubundi uhitemo for my personal use. Kimwe nuko n'izi zindi tuzagenda tuzireba, ariko reka duhere kuri individual email. Ushyiremo amazina yawe, ni izina rya mbere wenda ushyiremo Pierre, izina rya kabiri ushyiremo Ngabo, ubundi nkande next. Hano ni uguhitamo igihe wavukiye, ugahitamo na agenda yawe. Uvutse mu kwezi kwa kangahe? iya mbere y'ukwa mbere muri 2000. ubundi ukande next. Hano nurangiza urahitamo email ushaka cyangwa se wandikemo iyawe, ariko reka mpitemo iyi ngiyi yitwa Pierre Ngabo 6. Pierre Ngabo 6. Next. Nkiretinge password ishobora kutazibagirwa. Nkiretinge password azibagirwa. None nkande next. Ngo nashyizemo password idahura, bisaba ngo wandike password neza. Shyiremo nimero ya telefone, ndibutsa ko iyi nimero rero baguha ko code. Ubwo ngiye gushyiramo iyo nkoresha. Nimero yakoreshejwe inshuro nyinshi, reka nyihindure. Ngo zarakoreshejwe cyane, bisaba ngo ushyiremo nimero itarakoreshejwe cyane muri iyi noze yacu. Fone zanjye zose zarakoreshejwe cyane, ariko iyo umaze gukora hano uhita ukanda next. Ibi uba urangije gukorera email yawe mu buryo bworoshye cyane, ntabwo biba bigoye. Nta kindi hano uba usabwa ni ugukurikiza amabwiriza. Nizere ko rero mwabibonye uko babikora, ibintu bikagenda neza. Icyo ushaka kumenya no kureba niba uri umuntu koko utari iroko. Ni byiza rero ko wabikora vuba mu gihe udafite email. Ngomba kukugira kugeza rero kumwe na Jean Pierre. Ibindi biganiro nakagaruka. Iki kibazo nzagaruka mbereka uko bagikemura mu gihe washyizemo nimero yawe ikanga. Murakoze cyane, bye bye.